mbahereza ikaze abantu mudukurikiye, mbahaye ikaze muri iyi video. Nkuko mubibona dufite umutumirwa afite gitari, ubwo murahita mwibwira nyine ikituzanye uyu munsi. Iyi ni Peter Place. Mbahaye ikaze kuri iyi channel. Wowe utarakora subscribe, please kanda subscribe kugira ngo ubutaha n'izindi video zitazagucika. Nkuko twabibamenyesheje rero tugiye kujya duhura n'abanyempano batandukanye, yaba mu muziki, yaba muri sport, yaba mu myidagaduro itandukanye, yaba mu ikoranabuhanga, impano iyo ari yo yose cyangwa se ubutumwa ubwo ari bwo bwose. Tugiye kuzajya tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Ntatinze rero turi kumwe n'umuhanzi, umucuranzi. Murakaza neza kuri iyi channel, muri iki kiganiro. Murakoze Peter. Murakoze cyane. Nagira ngo tudatinze rero mutwibwire, abantu barabona mufite gitari, mukirigita imirya, ariko se buri muntu ki tubashe kuganira tuziranye. Murakoze. Nitwa Junior. Giti. Nagari giti. Nagari giti. Okay, Junior. Nje ncuranga gitari. Icyo kintu nihebeye. Okay. Nabangura umucuranzi wa gitari ukomeye cyane. Oya nagaruka. Urakomeye uko kugira ngo ugize kugaragara muri iki kiganiro nuko utiyoroheje. So Junior tugwaye ikaze muri iki kiganiro. Tugiye kugirana ikiganiro kitari gitoya. Tuza ko biri bugende neza. Tugiye kwereka abanyarwanda ndetse n'isi yose ese Junior w'umucuranzi ucuranga gitari abizi kuri we rwego, cyangwa se nike abandi bantu bakwigiraho muri rusange. So Junior tudatinze rero, niba hari nk'akantu waduteguriye, reka tureke kwicisha amatsiko abadukurikiye abakurikiye kino kiganiro, noneho ugira akantu dukorera gatoya katwinjiza mu kiganiro, utwerekeye bimeze bite, icyo ushoboye muri make. Byose n'ubuntu bwawe
ndarutse ndatuje ndanezerewe yego mwami yego yego oh yego yego suko mbikwiye byose n'ubuntu bwawe none ndarutse ndatuje ndanezerewe gira ubuntu mwami suko mbikwiye byose n'ubuntu bwawe none ndarutse ndatuje ndanezerewe. Wow. Junior. Yeah. Kurenze mwana. Aya ntago ari kurenze ibi bintu wabyigiye he? Nuko nkunda gitari cyane gusa amasaha menshi iyo nicaye nta kintu mfite cyo gukora ndacuranga gitari. Uri na gitari yawe ucuranga. Wow, byiza cyane. Junior urakoze cyane akantu ducurangiye ariko ngize amatsiko yo kumenya ngo ngira ngo n'abadukurikira nabo bagize amatsiko yo kumenya ngo mu by'ukuri kugira ngo umuntu abe yamenya gitari kuri uru rwego n'urugendo rukomeye ibyo ari byo byose. So watusangiza muri makeya urugendo rwawe uko byatangiye, ese byagenze bite kugira umenye gitari kuyiga, ese mbese muri make urugendo guhera mu ntangiriro kugeza ubu uyu munota uzi ibintu bingana bitya byagutwaye imbaraga zingana iki, mbese urwo rugendo muri make ducire muri make nka Junior ucuranga gitari uyu munsi byatangiye bite? Kuvuga gitari pe byo nkuko utangiye ubivuga ni urugendo ruba rutoroshye, urugendo rurerure ariko ntateye ubwoba abantu bwo kwiga kubera ko nyuma yo sinabwo yuko unayimenye cyane nyuma yuko utangiye kuba wacuranga indirimbo ukumva gutya ibi biragwamo bigeneze gutya utangiye kubona ko rwa rugendo rutangiye kuba rugufi. Njye nakuze nari umuntu ubona uzacuranga gitari nakuze mbona nzibera umukinnyi nkunda football n'abanzi benshi abanzi batazi ko ncuranga bo bazi ko nkunda umupira ariko muri rusange nakundaga ibintu bibiri, umupira n'umuziki. Nanone ariko mbona ntazacuranga gitari, mbona nzacuranga ingoma. Nakundaga drums cyane. Bumvikane kuri umunyempano ukomeye. Ko nakundaga ingoma cyane ariko ntabwo byaje kunkundira. Urugendo rwanjye rwo kwiga gitari rwatangiriye niga segondere. Kuba nakundaga ingoma ntangiye kwiga gitari byanyakuraje noneho kuba ko nakundaga ingoma bikanga ntabwo kuri gitari nakora nkajya nkubitano kuri gitari ziraho ngaho ko nabibonye undi ucuranga ukuntu ugenda uvangamo ni habiti byiza cyane. Ku ishuri se muri segondere wabaga muri korali ko numva ku ishuri nta gitari ziba zihari, sinzi ubwo wagiraga access ku bikoresho by'umuziki gute kugira ngo ube wabasha kwiga nyine ukore practice? Ku ishuri ntabwo nabaga muri korali gusa twari nigaga ahantu bigoye ko twaririmba, byari bigoye cyane, niyo mpamvu ntabaga muri korali. Si uko ntashaka kuyijyamo ahubwo nuko twabaga ahantu bigoye gitari gusa, nubwo ngiye ntabaga muri korali ariko twabaga ahantu haba ibikoresho by'umuziki mu bapadiri. Umucuranzi waho waducurangiraga yagiraga gitari, so haba na piano ariko nisanga ndi umuntu udakunda piano. Ndebye gitari ukuntu imeze, ndebye na piano abantu benshi bataza kunseka ngo nuko nahisemo gitari, gusa ndebye gitari ukuntu imeze mbona nkunze ubona gasa neza. Nareba ko nayo acuranga nayo nayo marafata nkabona kuri piano ni ibintu ntazi ukuntu bimeze. Ndamubwira ati uzangishe gitari.
twari abana batatu bamwe babiri barangira babivuyemo babona ngo byanzemo baracika ibisebe kuri iyo yiga gitari utangira ubabara nsigara ngiye nyine abonye ukuntu mbikunda kwa kubikunda nyine uhitamo gukomeza arananyemerera anyigishiriza n'ubuntu dayeri byiza cyane nubwo kwera umuntu w'ingirakamaro kabisa. So utangiye kwiga gitari uhereye ku ishuri ese wahise ubimenya cyangwa se byasabye ndavuga wenda ubuzima bwo hanze y'ishuri wageze mu rugo se wabonaga uburyo ukomeza kwiga gitari cyangwa se iyo watahaga warabicumbikaga ukazongera gukora kuri gitari usubiye ku ishuri byari bimeze biti? Iyo natahaga ndibuka ko ntangira kuyiga nabwo nayize nk'ukwezi kumwe ku ishuri. Ukwezi kumwe ukwa kabiri nako nk'igice abaragiye asezera ku ishuri umucuranzi wo kwigisha gucuranga. Noneho nje hano sinzi navuga ngo niba navuga ko nafite connection na gitari ntabwo mbizi. Twahise tujya natwe muri stage mbamuye n'umuntu ukoramo aho ngaho ariko asanzwe acuranga gitari barandangira ngo uriya muntu ni umucuranzi wa gitari nari nacitse ariko nta muntu ubizi ko mbikunda mwumvise ndabatanga zancika niho nakomeje arakomeza nawe aranyigisha bigenda gutyo biza kugera uyu munsi. Urugendo rutoroshye ariko ingirakamaro kabisa. Nubushe ikintu cyo gukunda nyine ukunda umuziki, ukunda gitari, ukunda igikoresho cy'umuziki, mbese rwa rukundo ruhoraho ukavuga ati nubwo wanyigishaga agiye ariko naho ndi bujye hose ndi bugerageze nshakishe kongera ubumenyi, nshakisha abazi gucuranga n'ubundi nkomeze nongera ubumenyi. So Junior nk'umuntu urwego ugezeho ni rwiza cyane, ibintu umaze kuducurangira mu kanya ni byiza cyane. So nagira tugeza kandi kanya wongere uducurangire ugire akantu duhereza twumve ya mpano yatangiye bakwigisha noneho uyu munsi bimeze bite. Ndakeka nawe ugeze ku rwego ko wakwigisha n'undi muntu ibyo. So waduheza kandi kantu n'indirimbo cyangwa se ukaducurangira kandi kantu n'indirimbo n'indirimbo. Okay, you're welcome. Umwanya ni wawe kabisa. Ngiye gucanga indirimbo bita amaso ya Yesu cyangwa se amaraso yamenetse ya Israel Mbonyi.
Thank you man. nawe urakoze. Wow man, uzi gucuranga kabisa. Urakoze cyane. Junior, nagira ngo akanya gakurikiyeho noneho dusangize nk'imbogamizi cyangwa se ibintu byaba wenda byarakubereye imbogamizi muri uru rugendo rw'umuziki cyangwa se rwo gucuranga gitari. Urabona nk'umuntu ukora iyi ni live music, sibyo? Ushobora kuba uhura n'imbogamizi zitandukanye, so wadusangiza muri makeya ibibazo uhura nabyo cyangwa umuziki muri rusange ubona ute, ariko ubijyanishe n'umuntu ukora live music. Umuntu ukora live music cyangwa se umuziki muri rusange mbona ni ibintu bigoye, kubera ko umuziki live ngewe mbona nawo umuziki mbona ari we kuri ngewe, ariko sinzi abantu ko babibona ari wo muziki kuri ngewe, umuziki uri live. Akenshi abanzi ko ncuranga bo bazi ko nkunda live music, ntabwo nkunda biba byarakozwe nje nkunda live music. Imbogamizi rero zibamo aho ngaho, kubona rero n'umuntu kwiyemeza kuri live music ni ibintu biba sinzi. Ni ibintu biba bigoye kubona umuntu uri bukwemeze nk'umuntu uri gukunda live music. Nuvuga ngo kugira ngo undi mucuranzi abe yakwemeza biragoranye. Kugira ngo uyu nguyu acurange mvuga ati cyakoza uyu nguyu barahari ariko si benshi. Birumvikana bitewe n'urwego umaze kugeraho, hari urwego ugeraho ukavuga uti ku wundi muntu yacuranga ubu byumva nyine nk'umucuranzi ku buryo kukwemeza bishobora kugorana. Numvise mu ndirimbo uri kuducurangira inyinshi ni gospel. Ese nk'umuntu murashaka guheza ikiraka cyangwa se unabwira ati ducurangira indirimbo iyi n'iyi ya secular itari gospel, bigenda bita icyo gihe? Ntaba kuvangiye? Oya, ntabwo aba mvangiye, ariko kuri njyewe nkunda gospel cyane, kubera ko nk'uko nabikubwiye ku ishuri ntabwo nabikoraga, nabikoze ko bishaka, kubera ko ntabwo twibohoraga ngo hari abana benshi uzi bigiye ku ishuri nibasohoke ego bagakomeza kongera ubumenyi ariko bataje kwiga, nk'uko njye nasohotse nze kwiga aho noneho ndavuga ati ninsohoka ngomba kujya n'ikindi ngomba njye nzakora gospel. Iyo umuntu ambwiye ngarancurangisha sekira ntabwo aba mvangiye, kubera ko ari igihe numva indirimbo nkavuga ngo indirimbo ya sekira imeze gute kanyicurange numva mba nzizi kuzicuranga, ariko njye nihitiyemo parite ya gospel. Cyane Imana igweze umugisha. Twese byumvikane ko rero nk'umuntu ukora umuziki ibyo ari byo byose hashobora kuba hari inyungu ukubyarira, cyangwa se hari advantages ushobora kugufasha, cyangwa se hari intambwe ushobora kuguteza. Wenda ntibe nkubaza byinshi, birahari hari intambwe, hari ahantu umuziki ushobora kuguteza cyangwa se umuziki wo ni ubuzima. Umuziki ukwinjiza ahantu henshi utanakeka. Byiza cyane. Ubwo abakunda umuziki cyangwa se abifuza kujya mu muziki mwumva ko ni ikintu cyiza umuntu yakora, ni ubuzima, ni fun, ni ibintu byiza cyane. So Junior, dusoza nagira ngo wenda ari icyifuzo ufite cyangwa se hari ikintu wifuza kubwira abantu, wifuza gusaba abantu wenda bari badukurikiye cyangwa se bazakurikira iyi video cyangwa iki kiganiro, cyangwa se niba ari umuntu cyangwa se abantu wifuza gushimira, so uyu mwanya ni uwawe, ubyaza umusaruro. Ndashimira abantu bose muri rusange pe, bose muri rusange. Ikindi cyifuzo umuntu uri bubone iyi video ahari hose biri bujye ni inkunga, ni ukudushyigikira, si ugushyigikira ngewe gusa ahubwo ashyigikire umuziki muri rusange, kuko abantu batazi harumva mu matwi gusa umuziki wakozwe ariko atazi ngo wakozwe umuziki. Wowe ukareba indirimbo iminota 3 y'umuntu yamaze kuyikora iri hanze, ntabwo ndabigiramo experience cyane, njye nabibonye gake. Abantu baba bari kuri tera abahanzi sindi umuhanzi ngewe gusa ndacuranga gusa, ariko imvune z'abanzi urazibona. Nazibonye rimwe, hari umuntu wambwiye tujyane muri video
tumara umunsi wose nzi ngo turakora iminota 40-50 byo birangiye mbona tumaze umunsi wose natashye mu rugo saa 2 nagiye sanga hese nagiye nanone saa 2 za mu gitondo umuntu akareba indirimbo y'umuntu iminota 3 agahita avuga ngo indirimbo wapi ngo byibuza icyo mbasaba no gushyigikira umuziki muri rusange ntugashyigikira umuntu umwe nubwo yego kumushyigikira umuntu akazamuka nawe azamura abandi ariko muri rusange bashyigikire umuziki muri rusange. Urakoze cyane Junior, byumvikane ko usanzwe ufasha abahanzi mu gucuranga indirimbo zabo yaba mu studio cyangwa se babikora mu bitaramo live nibyo? Ntago bira niba cyabo tuzanye ba hafi ntago ari inshuti zawe za hafi. Inshuti zanye ba hafi turakorana. Abahanzi rero bazabona iyi video iyi ni imari muzamubyaza umusaruro abacurangire ashobora kubaryohereza muri studio cyangwa se live ahariho hose. Junior, urakoze cyane rero twagira ngo wenda dusoza niba ari indi ndirimbo cyangwa kandi kanyuma wadushiriraho ukadukubitire abadukurikiye cyangwa se abazakurikira iyi video iyi ndirimbo Junior agiye kuducurangira ibashimishe cyane. indirimbo ngiye gucuranga kabisa ishimishe cyane abana twakoranye twese twiga umuziki. Indirimbo barayikundaga cyane ndabizi bazayibona aho bari shimishe. cyane ndabashimiye abari bakurikiye iki kiganiro nagiranye n'umucuranzi Junior. Mwakoze cyane kandi ndabasaba gukomeza kudushyigikira mukora subscribe cyangwa se iyi video ushobora kuyisangiza inshuti zawe n'abavandimwe aho bari hose ukabashishikariza kudukurikirana. Ndabashimiye cyane. Ibiganiro nk'ibi bizajya bigaruka n'abanzi batandukanye cyangwa se abanyempano batandukanye abari mu muziki ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Murakoze cyane rero nakagaruka. Ciao ciao. Let's go. Imvura duhiraza ko nese ntago ibintu bizagaragaramo. Ayushe Emmanuel. There you go ahead. Ahire bro. Tujya
tugende ariko ni sawa iyo ni sawa ni kirekire akunze ko kera nzi gucuranga ntabwo wari gusoza utayumvise ahubwo Peter